Muraho neza, ndabasoje. Nitwa Bigirimana Theoneste, abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu mu ruziga rw'uburinzi channel kuri YouTube. Rwose turabasuhuje kandi turabishimira abamaze kugera muri channel, rwose abamaze kugera mu ruziga. Imana ibaho umugisha kandi ijoro n'amanywa turabasengera tubasabira umugisha. Iyo ni gahunda y'Imana yashyizeho, iratubwira ngo tujye dusengera abantu bari mu ruziga. Abantu bari mu ruziga hari icyo Imana ishaka gukora, hari umugambi Imana ifite, kuko nkuko nabasobanuriye mu gice cya mbere, abamaze gukurikira ibiganiro byacu bwa mbere, abatarabikurikira ni mugende najye mu birebe n'ibiganiro by'isanamitima by'ubwenge. Ariko iki gice cya kabiri nicyo kibisobanura neza, kuko turi kuvuga Imana tuvuga n'ibyaremwe, turi kuvuga Imana tuvuga Imana y'umwimerere, tukavuga umwimerere wawe, kuko wowe ni wowe ugaragaza Imana. Niba rero utagaragaza icyubahiro cy'Imana, ubwo nyine ntabwo Imana uyizi. Ako kantu rero tukumvikaneho. Imana y'umwimerere ni Imana ya Paul, ni Imana ya Theoneste, ni Imana ya Claudine, ni Imana ya Kanaka, nubwo nayo ya Danieli, ya Shadrake, amazina matagatifu batwise, ya Maria, aba n'abatagatifu batwitiriye, batwifuriza ko natwe twazasenga Imana nk'uko bayisengaga. Rero icyo kintu si cyo nenda kuza gusobanura, kizagira umwanya wacyo, ariko tubyumvikanemo. Imana y'umwimerere ni Imana yagendanye nawe utabizi, ariko dukeneye noneho ko ubisobanukirwa. Hari ibintu bikubaho utabizi, ugakomeza kubyita ukuntu, ariko nyamara Imana ibikuri iruhande. Ariko nyamara hari imbaraga zindi zigukoresha utazi. Ibyo rero nibyo tusobanura mu ruziga. Rwose tubahaye ikaze, mukomeze mudutere iteka, mudutere courage, mukanda kuri abashyashya, mukanda kuri subscribe no kuri kakazogera kari iruhande rw'iryo jambo subscribe ryanditse mu ibara ritukura. Abandi muri rusange ari abashyashya ari n'abasanzwe, rwose mujye mwibuka gukora comment, mubanze mukore like, mukandi niba mwabikunze. Iyo tubonye like nyinshi turavuga tuti babana ibiganiro bari kubikunda, tugakomeza nyine inspiration ikaguka, ibintu bikarushaho kugenda neza. Hanyuma iyo tubonye like nkeya tuhita twumva ko tutaragera ku rwego rwiza, nabyo ntacyo biratwigisha, ariko ikiraha no kuvugisha ukuri. Hanyuma rwose gukanda kuri share, mukabisharinga, mukabyohereza n'abandi, mu kwagura uruziga kugira ngo rukomeze rubyibuhe. Tugeze ku ijambo rivuga ngo mukanya yarimo sobanura uburyo abantu basenga Imana bikaborohera. Abo bantu ngo ni abantu bamaze kugera ku rwego ruhambaye, bamaze guhabwa icyizere cy'Imana, bamaze gutoranywa. Abo bantu bamaze gutoranywa Imana isura umunsi ku wundi. Abo bantu rero nibo ngo baguruka ngo mu buryo bworoshye. Ni abantu bakora ibitangaza bagahesha Imana icyubahiro mu buryo bworoshye, bagahuza na rya hame Yesu Kristo yavuze ngo kuko kunkorera kutaruhije. Iyo umuntu yamaze kwinjiramo neza, agenda abikora akabona bigenda byoroha. L'habitude crée le comportement. Ibyo twimenyereza bigenda bikora iki? Bigenda bitujyamo, bidukukiramo, hanyuma twajya turyama tukumva imbaraga z'Imana hafi aho ngaho. Rero hari abimenyereza nabi, umubiri ukamenyera nabi. Wamenyereye kuryamira utajya abyuka, ukunda igitanda, nyine umubiri wamenyera igitanda. Wamenyereye kubyuka akazinduka mu cyakare, umubiri urabimenyera. Wamenyereye gusenga mu gicuku akabana n'Imana umwanya munini, nawe umubiri urabimenyera. Umubiri wacu rero nawukoze mu buryo butangaje, icyo uhaye nicyo umenyera. Icyo kintu mujye mukizirikana. Niba uraho warahisemo kujya wiryamira gusa wumva uburyohe bw'igitanda, ubwo nyine uzamenyera umubiri wawe utaryamye nta buzima ufite. Niko bigenda. Rero aha ngaha hari abantu bamenyereye kwibanira n'Imana, baganira, bagakundana nayo, bagasabana. Abantu ngo ni abantu bakuru mu buryo bw'umwuka. Abakuru rero ngo ntabwo birirwa bahatiriza ibintu byabo, bagenda babikora ko bibaryoheye, biba biryoshye, ntabwo bibakomerera. Hanyuma rero ndabararika kugira ngo namwe muharanire kuba bakuru mu by'umwuka. Abatoya nabo bafite icyizere. Aba bato baguruka bigoranye, ariko baraguruka nyine. Nubwo byabigoranye ariko wagurutse, bivuga ngo uri mu mwuka w'imbaraga z'Imana.
ntabwo uragera kuri icyo gipimo cy'abantu bo ku rwego rwo hejuru. No mu mashuri habamo abantu twita basomye, aba professor, aba doctors, baba barasomye, baba baravunitse, baba barabigeze byarabavunnye. Urumva? Niba utarahagera rero ihangane, ariko nawe courage, komerezaho. Aho twakwirinda gusa abantu mwitwa imirumbutsi, abantu b'imirumbutsi mwiyumvemo, muhanura ibintu mwitekerereje, mumeze nk'abasirikare b'ibigomeke bipanga akazi, bakipanga kujya gusenyera umuntu atari Imana yabohereje. Mw'abantu mwe, kubera inyungu zawe cyangwa ibyo wishakira ngo bakubone, ibyo bintu bizabakoraho. N'iryo zino ubwaryo riteye ubwoba, imirumbutsi. Narabanje ndavuga ni siri izina ndivuga kuri kamera bazavuga ko ndukana. Umwuka w'Imana arambwira ngo ni izina nguhaye ni imirumbutsi, n'ibihubutsi. Kandi babwire ngo ibihubutsi nyine n'ibihubutsi, mbana nabo mbazi nyine nkabana nabo gutyo, ariko nibagerageze bakosora. Nibinjire muri ndende bimenye, nibitoze kujya babaza mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu mwabonye umuntu wagiye kugisha inama nyiri rugo yakoze akarimo gato kamwe gusa, nta nubwo yigeze abira icyuya, arangije boss aramushimira. Ariko undi aragenda kubita hirya kubita hino arinyuraguramo, arangije bamuha zero, baramubwira ngo ahubwo uko mbona waje kuvanga hano. Numva rero aha hantu muhitondeye, hari amagambo mba ndi kuvuga ariko abanyamwuka barabyumva cyane, ba nyirayo barayazi. Rwose ni muhitondera aya magambo. Kuba imirumbutsi biteye ubwoba, kandi ikintu cyitwa ngo umuhanuzi w'ibinyoma, umuntu uhanura agahanura ibinyoma, akavangira na wa muntu wari wibereye mu munezero w'Imana atuje, ukajya kumuvangira umubwira ubuhanuzi bw'ibintu bitariho, kubera inda yawe, kubera amaco y'inda, kubera ubwibone bwawe no gushaka kwibonekeza. Ibyo bintu bizagukoraho. Baracyagutegereje, aracyatwaza gakeya kugira ngo n'indondoro umenye, wige kugenda gakeya imbere y'Imana, ufate umwanya uhagije wo kujya ukora ikintu cyose ubanze ubaze. Mwagiriwe amahirwe yo kumenya uko Imana ivuga, ariko ntabwo murasobanukirwa uburyo bwo kuganira nayo. Aha hantu muhumve rero, niyo mpamvu ya ndondoro umenye. Hanyuma uwo mubana wiringira umwitande. Iyi message nayo yawe tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, mu kwezi gushize. Ukunda cyane uwo wahisemo, wumva wakwishingikirizaho, umuha umwanya ungana iki muri priorities zawe z'ubuzima bwawe. Umuntu ukunda, umuntu wumva wahisemo kwishingikirizaho, ese umuha umwanya ungana iki mu bintu ushyira imbere, mu bintu wumva bikubeshejeho. Umuha umwanya ungana iki? Aha hantu rero harakomeye. Uwo muntu ukunda cyane, abantu bararimba ngo nkunda Imana, ariko nibirimba kuko Imana, umwanya wawe ukoresha gute? Ese ko abakonikoni bafata umwanya? Abakonikoni ni ba bantu navuze bakora imigenzo ya gipagani, ya migenzo yo guterekera, ya migenzo n'ibindi byose. Ijoro n'amanywa baba bari gukora, nta konje bagira. Twajyaga tuvuga ngo umuntu ngo akora ngo utagira konje, ngo ni umurozi, ngo Satani ngo ni utagira konje. Ariko aba bantu nta konje bagira, ibintu byo babiha umwanya wabo ufatika ukomeye. Ariko noneho warangiza wowe ibintu byawe ukaba ibintu by'Imana, uvuga ko wahisemo mu buzima bwawe, wahisemo kwishingikirizaho, ukajya ubikora ushashura gusa, ukabikora nyine ubica hejuru. Uwo ukunda cyane, wowe wahisemo ko uzishingikirizaho mu buzima bwawe, umuha umwanya ungana iki muri priorite z'ubuzima bwawe? Ibintu ushyira imbere nawe umushyira imbere. Ese uwo muntu agufata ate? Ese mu maso ye akubona ate? Akubona ate mu maso ye? Uwo muntu akubona ate? Uyu muntu rero akubona ate? Ni Imana ikufata ite? Ikubona ite? Uri w'agaciro kangana iki mu maso ye? Ese murumvikana mu buryo bw'itumanaho? Ese murumvikana mu mikoranire?
ese murahuza ku bijyanye n'imikoreshereze y'igihe? Aya magambo arakaze. Agufata ate? Wowe umuha umwanya ungana iki? Ibintu byose bizingiye kuri time, umwanya. Ndondora umenye ni time. Twabisobanuye neza, ntabwo ari kwa kundi usenga Imana ngo Mana ndagushimiye ngo twagize ibihe byiza, wabanye nanjye mu biganiro narindi gukora byo mu ruziga rw'uburinzi kuri YouTube channel, wabanye nanjye byagenze neza. No. Ibyo ni ibisanzwe, ariko turashaka ibintu biri special. Niba unananiwe, shaka umwanya wa nyawo, umwanya uri buze kubona uhugukira Imana, ubibwire ngo wambonye ute. Guhera mu gitondo wambonye ute. Ibintu ngewe uko nabonye byagiye bigenda, ndabona byagiye bigenda neza, wowe urabivugaho iki? Uko niko abantu baganira. Agufata ate? Mu maso yakubona ate? Ese akubona nk'imirumbutsi? Ese akubona nka wa wundi nk'umuntu mukuru mu by'umwuka? Wa wundi ubasha kuguruka kubera icyizere yagiriwe? Yakugiriye icyizere? Aha hantu murumvikana gute? Se muganira gute? Ese ntabwo ujya uvuga ibintu ukamubeshyera ngo yavuze kandi atavuze? Ese n'ujya uhanura ibinyoma? Ese mukorana mute? Ese ugiye gutabara, ugiye mu rugamba bagutabaje, umukene yagutabaje ngo uze umutabare umusengere, warahawe umuhamagaro wo gusengera abarwayi, n'umukire akaguhamagara, ese ubigenza ute? Ese ubanza Imana yakweretse kubanza cyangwa ubanza wowe wumva ushaka? Ibyo bintu murabihuza gute? Imikoreshereze y'igihe ubikoresha gute? Umwuka w'Imana akambwira ngo rero ibibazo byose turimo turavuga uyitande, uyifata ute? Nuvuga ko Imana ihambaye, izaba ihambaye mu buzima bwawe, nayo izakora ibihambaye. Nuvuga ko Imana ari umugenga w'ubuzima bwawe, umugenga harimo ijambo ryitwa kuyobora, kugenga. To guide, guidance. Nta nubwo ari guidance. Guidance ni ukuyobora. Kugenga ahubwo mbese ni ukugutegeka. Byange bikunde uranyura hano, kandi ukahanyura kukabi nakeza kuko niko wabihisemo. Iyo Imana uyibwiye ngo igutegeke, iragutegeka. Iyo ifashe ibyawe ukabishyira mu biganza byayo, uba wayihaye uburenganzira ku buzima bwawe. Na Satani niko bigenda, umubwiye ngo agutware, aragutwara. So numva rero hano haravuga ngo ukwibanira, uburyo ubanira Imana, uburyo agaciro n'umwanya uyiha, nibyo bikugarukira. Iri jambo muryitondera. Agaciro n'umwanya uhereza Imana nibyo bikugarukira. Nibyo bisobanura uburyo uyibanira neza nayo, uyibanira neza cyangwa uyibanira nabi. Nicyo cyizere cy'Imana. Aha hantu umwuka w'Imana akavuga ngo ese ijambo ngo Yesu ushobora kuba busy, ngo can you really be very busy for God the Creator to attract His presence in your life through Holy Spirit? Yesu ushobora kuba mu by'ukuri, ushobora kuba busy, ushobora kuba busy kugira ngo ukururwe n'Umwami Imana, ukamwattractinga wowe ubwawe. Uburyo umubanira nibyo bimukurura mu buzima bwawe, nibyo bikurura umwuka wera kukuyobora. Bivuga ngo uko tuyibanira nibyo biyikurura. Twe turavuga hari waririmbye ngo ngwino mukiza, ngo twibanire, ngo unyibwire ibyo unyifuzaho, ngo nanjye nkubwire ngo ibinyuzuye umutima, ngo maze rero mukiza ngo twibanire neza, ngo twibanire abanzi baganye, ngo wenye wivu wa jinyonge, ubundi twibanire. N'akazi kabo. Abantu bavuga ngo dore ngo kiriya ngo ukuntu kigize biramaze. Twibanire. Rero aha hantu nagira ngo iri jambo ntabwo ari iryanjye, ndivuze mu buryo bworoheje. Imana iravuga ngo Yesu niwe wavuze mu gashyamba ka Getsemani, arangije abwira intumwa ze, arabwira ngo ese ngo nimushoboye kubana nanjye akanya gato. Akajambo kavuga ngo nimushoboye kubana nanjye akanya gato bivuga ngo none se niba bari kumwe,
Paul gerageza wumva akantu abantu bari kumwe nko nawe twari turi kumwe, ariko arangiza ngo mbese nimushaka kubana nanjye akanya gato. Yabonaga bari busy, bagaragazaga ko bari kumwe ariko batari kumwe mu mitima yabo, bari bafite ibindi bintu bararikiye. Babonaga Yesu nk'umwafandi ukomeye, nk'umuntu uzabaha ubuyobozi bukomeye, akazabakura mu buretwa bw'abaroma. Niko bari bazi ko azashinga government, bari bazi ko Yesu azakora kudeta akayobora, hanyuma bakaba ministry. Hari umugore wazanye, umubyeyi wazanye abana, baravuga ngo mwami wanjye ngo dore ndabakuzaniye, ngo uzamfashe, ngo mwajye ibumoso, ngo nawe wazajye iburyo, ngo wazabe bodyguard bawe. Noneho Yesu aramuseka, arangije mu mutima ahita ati yaba yarazi icyo ari kuvuga cyitwa kuri ibumoso. Abaye ibumoso yabari muri babandi bapinga Imana, ariko ko bwari ubwiru, byari bangabye. Rivuga ngo rero uburyo turacyari kuvuga ku kintu cyitwa to attract, build yourself. Gerageza wiyubake mu buryo bw'umwuka, gerageza wikunde, gerageza wiyiteho, kugira ngo ubwiza bw'Imana bugende burushaho kukubonekerwa. Uko ubwiza bw'Imana bukubonekerwa, niko ugenda wambara imbaraga nshya zo kuhesha Imana icyubahiro. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo dusoreze aha ngaha. Abari badukurikiye ntimwege gukanda kuri subscribe, abashyashya ntimwibagirwe rwose gukora kuri like, ntimwibagirwe gusharinga rwose. Mu kanya gato turaza kuvuga ku ijambo rikomeye ryitwa imbaraga z'icyizere cy'Imana. Murakoze naho mu kanya.